umve twana twanjye n'abarazurukundo ntihagire ikibakangawe. Yubire y'ingaragu kavuga ngo buriya community igiye gutanga abagore community igiye gusubiza ku mihamagaro y'abantu. Nuko ingaragu tutakiri ingaragu, ubu twabonye ahantu tugiye kubera umuntu umwe, sibyo? Karibu muze muri benshi, wowe ubashe kubona iyi video ntuyihererane. Hari uwo musengana, hari uwo muririmbana, hari uwo mukinana agapira, ndakwinginze nawe ukamugeza aka message kuri 13 na 14 ntituzababure. Ni karibu. Urwego rw'isi cyari cyateguwe yubire y'ingaragu yijihijwe ku rwego rw'isi mu kwa gatanu. Bakunzi ba Emipro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu, ari nayo operating system dukoreramo, abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora, Kristo Yezu akuzwe. Turi muri ya gahunda yacu Catholic Church Entertainment, aho tuganira ku bijyanye n'ukwemera kwacu nk'abakatolike mu mpande zitandukanye z'ubuzima bwa Kiliziya ndetse n'ubw'abakristo. Muri aka kanya ndi kumwe n'abategarugori batatu beza cyane, basa neza, beza ku mutima no ku mubiri. Hari ubutumwa batuzaniye, nk'uko nari mbyentroduje mvuga, tuvuga ku bijyanye n'ukwemera. Ukwemera muri no minsi gufite, hari ibibazo byugarije ukwemera, ariko murabona ko baracyari mu cyiciro cy'urubyiruko. Niba hari uwo mbeshye araza kumbeshyuza. Tugiye kuba tuvuga ku bibazo byugarije urubyiruko muri iki gihe, ariko noneho hari ibisubizo batuzaniye. Reka ndeke kurondogora, reka mbahe umwanya babanze badusuhuze banatwibwira. Kristo Yezu akuzwe. Teka ryose. Nitwa Mukandanga Odeta, nkaba ndi umubyeyi w'abana 4 n'umugabo umwe. Ubwo uramvuguruje. Kristo Yezu akuzwe. Teka ryose. Nitwa Kayitesi Rutayisire Noella, nanjye nkaba ndi urubyiruko. Nawe urubyiruko. Yego. Kristo Yezu akuzwe. Teka ryose. Nitwa Josiane Mutesi wase, nkaba ndi ingaragu. Yego, nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Turabakiriye kuri Emipro Media. Reka duhere ku mukuru kugira ngo yenda twubahe umukuru. Se ntago ari wowe wowe wavuze kuri ingaragu, cyangwa reka ari we duheraho, kuko mu kwemera nta muntu mukuru baho, nta n'umutoyi ubaho. Noella, umeze neza se mu kwemera? Uhagaze neza? Yego. Uratubwiye ngo uri ingaragu, kandi nabonaga wagira ngo uri mukuru. Kubera iki ukiri ingaragu? Kubera iki utabaye maseri, cyangwa ngo ube nawe uri kuvuga ngo ndi umumama w'abana 3 nka Odeta? Yego. Kristo Yezu akuzwe. Teka ryo. Yego, nkuko ubimbaje rero ngo kuko kuki ntayisema ibyo byose, cyane ko ntawe ubyiha, ari umuhamagaro umuntu arawutegereza, ari uko kandi muri uwo muhamagaro harimo ibyo byose uvuze, harimo ko kwiha Imana nkaba umubikira, cyangwa se nkategereza uwundi muhamagaro ari wo gushaka. Nanjye nyine nkagira uwo muryango, nkagira abo bana. So rero twese turacyategereje, niyo mpamvu mbyita ko ndi ingaragu nyiri urubyiruko. Niyo mpamvu byita kuri ingaragu, uri kuri waiting list cyane rwose. Ndi kuri waiting list y'Imana. Hari mu minsi yashize ku rwego rwa Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda twizihije yubire y'imyaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda. Warabyitabiriye? Ibyo ngibyo nagiye nkurikirana gahunda zagiye zibera mu mapawasi atandukanye, ariko by'umwihariko twebwe nk'uko hari igikorwa cyacu bwite turimo dutegura, nicyo nanjye niteguye kwatenginga. Twebwe urubyiruko, ingaragu, izo zose nyine, abo bose nyine bagitegereje umuhamagaro. Ari none se bitubwireho, ndi kumva binteye amatsiko. Muri kubitegura gute? Ni wowe nande? Wowe na Josiane? Ni wowe nyine gute muri kubitegurira he? Yego,
dusubiye inyuma ho gatoya aho biri gutegurirwa nuko twashyizeho ubutumire twarabitangaje urungano rwacu rurabizi abo bireba bose ndetse nabo twagiye tubwira kudutumirira abandi ariko ubu ngubu icyo gikorwa kiri kubera ndi kumva kubivuga utari kubishobora neza banza umbwire bizabera he bizabera kuri communauté Emmanuel communauté de Emmanuel hariya Sonatibe umanutse ugana kuri ku ishuri rya kaminuza ry'abadventiste kuri Nilake iyo nimero nanjye iyo nimero yo mikoreka tube tuyitije Odette tumubaze ndi kubera ko ari we mukuru tumubaze communauté de Emmanuel abantu benshi bakunda kuvuga ngo communauté de Emmanuel ariko ntago tuba tubyumva neza ni communauté se yabitwa ba Manuel nyine niki murakoze nsibe inyuma gato yahari waruvuze uti ni bande barimo kubitegura nagira ngo mbabwire yuko birimo gutegurwa na communauté ya Emmanuel ifatanije na Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda nubwo utaratubwira ari ibiki ntago ni umuryango wavukiye muri Kiliziya Gatolika ukaba waravukiye mu gihugu cy'Ubufaransa ushinzwe n'umugabo witwa Pierre Gurusa nawe nkuko turi muri iki gikorwa nawe wari ingaragu akaba rero waratangiriye mu Bufaransa akaba ari umuryango ugizwe n'abantu bifuza kwitagatifuriza muri Kiliziya Gatolika biciye mu ngabire zitandukanye cyangwa mu mirimo itandukanye y'uburyo bwo gusenga nko gushengerera isakaramentu ry'Ukaristiya kogeza inkuru nziza kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo ahantu hatandukanye ndetse no kugirira impuhwe abababara bose ubwo rero watangiriye muri icyo gihugu cy'Ubufaransa ariko nyuma waje muhe mwaka watangiye mu 1972 yego 1972 yego akaba rero warageze mu Rwanda utangijwe n'umugabo tuzi cyane umunyarwanda witwa Rugamba Sipiriyani n'umugore we Dafroza Mukansanga akaba ari we bawushinze inyuma gato icyo gihe uwo harya uvuze ko yari umurayiki w'ingaragu yari umurayiki w'ingaragu nawe yawushinze amaze no gukura afite nk'imyaka 60 muri Kiliziya Gatolika habamo imiryango myinshi cyane y'abihaye Imana n'iy'abarayiki ubwo no kuvuga ko uwo uri mu rwego mu cyiciro cy'abarayiki yego noneho rero umuryango ugizwe n'abarayiki ariko no mu muryango habamo abihaye Imana ariko n'umuryango washinzwe n'umurayiki yego ndi kubyumva ingenda ngewe aho ibyo mfite amakuru cyane nko mu miryango y'abihaye Imana iyo tuvuze amakongregation tukavuga ababarinabite abarogationiste abaseri nk'ababikira harabizera Maria n'abandi namwe murabazi buryo iyo congregation ivutse hari igisubizo cy'ikibazo kiba gihari muri communauté muri icyo gihe donc haba hari ibibazo bihari bijyanye n'icyo gihe iyo congregation iba ije gusubiza icyo gihe aba communauté de Emmanuel kugira tuyumve neza tunarushaho kuyikunda tunabihuza n'igihe tugezemo mbere yuko tubivuga mu Rwanda ni ikihe kibazo cyari gihari nyine uwo wayishinze nyine yaraje gusubiza nibaza ko uwayishinze nawe icyo yaraje gusubiza nibaza ko n'Imana yari ije kugisubiza muri we cyari ikibazo cy'ivugururwa muri Roho Mutagatifu Roho Mutagatifu iza kuvugurura ingabire zitandukanye muri Kiliziya hari ikintu kisa naho abantu basa n'abacitse intege ubona abantu batakisenga cyane ubwo rero uwo muryango waje uri mu rwego rw'ivugururwa muri Roho Mutagatifu kugira ngo abantu bawugize bayobowe na Roho Mutagatifu babashe kongera kuvugurura uburyo bwo gusenga no kurangamira Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi akaba ari nayo mpamvu umuntu uri muri communauté ya Emmanuel yihatira cyane gushengerera buri munsi kumva misa buri munsi gusingiza Imana buri munsi ndetse ibyo byose bikamugeza kugira umutima wo kwita ku bababaye ndetse no kugeza inkuru nziza ku bandi bose ari nayo mpamvu mubona muri iki gikorwa turimo cyo gutegura yubire y'ingaragu twavuze tuti turifuza kubona kubana n'ingaragu zose muri gutegura yubire y'ingaragu
wow. tukaba rero Ubwo- dushaka ubwo ni ko gutegura twagura, yubile tukayigeza- ya ba Josiane na ba Nohera. ni ba Josiane na ba Nobera ni abasore n'inkumi Eh, bo mu gihugu hose mu madini yose ho ahantu hose yego. okay, nabyumvise, reka tugaruke mu Rwanda witubwire communauté d'Emmanuel mu Rwanda. Impamvu nkubajiye kiriya kibazo mu kanya, igisubizo yari izanye nk'urugero, donc ejo bundi hashize harya none turi kuwa kabiri ku cyumweru ku rwego rw'isi bahaye, hari umwana muto cyane wapfuye afite imyaka 16 yabaye kanonize, yabaye umutagatifu, kubera ko urabona muri no minsi mu bibazo byugarije ukwemera harimo n'iterambere mu ibintu bya social media. We yakoresheje social media ze ngo yamamaza Yezu Kristo, burya agashyiraho ibintu Eucharistia, gushengera nk'ibyo byose bavugaga, kandi abantu bakamukurikira cyane. None yabaye kanonize, urumva ko azanafasha n'urubyiruko n'abandi bose bakoresha social media. Ni mpamvu mba nkubajije gutyo. Ubwo twakomeje tugeze mu Rwanda nyine ukuntu communauté yahageze. Ako kantu ni ukuvuga ngo muri aka kanya natwe turimo turakoresha social media kugira ngo dukomeze n'iyo ngabire ya Kariro wabaye umutagatifu ejo bundi ku itariki ya 7. Twarabisomye tubona ko uwo mwana nawe yihatiye kwamamaza inkuru nziza abicishije kuri ku ikoranabuhanga rigezweho. None niwe bahaye inspiration. Oya, ntabwo ari waduhaye inspiration ku iki gikorwa cyo gutegura, twagitangiye mbere nko mu kwezi kwa 4 turebeye hari ku rwego rw'isi cyari cyateguwe yubile y'ingaragu yizihijwe ku rwego rw'isi mu kwa 5 bayibikorera mu Bufaransa nyine. Ode turaza kugusubiza mikoro mu kanya, ubu yimpereye Nohera yenda tugarutse kuri kibazo wari watangiye gusubiza kare, wari ugiye kuvuga kuri yubile y'imyaka 125 ubusaseridoti bugeze mu Rwanda. None namwe muri gutegura yubile y'ingaragu, nubwo mutarabitubwira neza, ubwo nkamwe nk'ingaragu n'iki gikorwa muri gutegura mutaratubwira izina ryacyo neza, ariko ansogongejeho ko ari yubile y'ingaragu, bihuye wabihuza ute na yubile yabaye y'ubusaseridoti y'imyaka 125 ku buzima bwawe ku giti cyawe? Iyo yubile yagusigiye iki, ndetse yasigiye n'iki Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda? Yego nsubiye inyuma gatoya, nk'uko tubizi twese ku isi hose Kiliziya Gatolika irimo irizihiza imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu. No kuvuga ngo Yezu Kristo aducunguye. Rero tukaba tukiri muri ibyo byishimo byuko turi no muri yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Rero muri urwo rwego no kuvuga ngo yagiye yizihizwa mu buryo butandukanye, mu bashakanye, muri urwo urubyiruko mvuga ni urubyiruko ruri munsi y'imyaka 29 kumanura, bo barabyizihije mu maparuwase babarizwa. Ira yubile twizihije ku rwego rw'igihugu rwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda ifite ukuntu bagenda bayizihiza mu byiciro by'ubukristo. Yego, mu ngeri zitandukanye zo muri Kiliziya. Yego, z'ubuzima ariho hari mu miryango y'abashakanye iyo barayizihije, ndetse no mu rubyiruko urwo ruri munsi y'imyaka 29 kumanura. So rero akaba ari byo noneho natwe ubu ngubu turimo dutegurira kuri rwa rubyiruko rundi ruri hejuru iyo myaka 29 rw'ingaragu zitarashaka zigitegereje umuhamagaro. Harya Nohera ingaragu, donc ingaragu n'abantu bari mu yihe myaka? Ingaragu ni abantu batarashaka. Niyo waba ufite 70, buriya niyo waba ufite numva bavuga yuko buriya reka tunabivuge mu mazina yabyo, buriya n'umupadiri wihaye Imana ndetse na Papa Leon 14 buriya nawe muri Kiliziya ni ingaragu kuko ntago arashaka. Umuntu wese utarashaka nubwo rwose aba ari ingaragu. Ariko padiri cyangwa abasaseridoti hari sakaramento baba barahawe, amasakaramento narindwi urayibuka: batisimu, penitensiya, Eucharistia, gusiga kw'abarwayi, gukomezwa, gushyingirwa n'ubusaseridoti. Ni sakaramento. Yego. Burase bwo nibyora
ni isakaramento ku ruhande muri comment baraza kukuvuguruza niba ari baraza kutubwira ari byo cyangwa atari byo comment. Nta kibazo rwose turakira comment. Yego. Ko wakomeza bari kutubwira nyine kuri iyo yubire. Yego, nakubwira ingaragu uburyo zigiye kuyiziza nazo. Nakubwira ko rero yuko turimo turatumira izo nyine ingaragu zitarashaka zigitegereje umuhamagaro. Ibyo byose rero nubundi natwe ni muri ibyo byishimo bya yubire y'imyaka 125 Evanjili igeze mu Rwanda. Urakoze mu kanya hari ikindi ndakubaza na Josiane yatubwiye ko ari Josiane kandi nawe ari ingaragu. Josia ntago bagiye babivuga neza bari kugenda babinoshanoshaho bagenda banoshanosha ngo hari ikintu ngo muri gutegura buri mu kanya bakakita yubire. Icyo kintu ndashaka ukitubwire neza in deep. Nkuko bagenzi banjye bamaze kubikubwira turi gutegura yubire y'imyaka 125 Evanjili igeze mu Rwanda cyangwa se yogeza butumwa rigeze mu Rwanda. By'umwihariko noneho twe turi gushaka kugira ngo turyoherwe n'ibyo byishimo duhabwa na yubire mu cyiciro cy'ingaragu. Kuvuga ngo ntago ari ingaragu yose ufite imyaka 29 kuzamura wa wundi utarabona umuhamagaro. Yego, ntago twitaye ngo usengera he, ntago twitaye ngo ureshya ute, uri we wese upfa kubura ingaragu utarabona umuhamagaro uri hejuru y'imyaka 29 nukuri turi kugutumira. Yego, turi kugutumira ni byishimo tugiye gusangira. Nkuko tubizi buri muntu wese yagize isabukuru hari ibyishimo abafite. Mu bihugu by'amahanga byo hari n'uburyo baturusha. Navuga ngo iyo yizihije isabukuru akora vœu mbere yo gusufla bougie cyangwa kuzimya bougie baravuga ati gira icyo usaba kubw'iyo sabukuru wagize. Rero turacyari muri ibyo byishimo, niyo mpamvu twifuje ko natwe nk'ingaragu twakongera kugira ibyo byishimo, twakongera kunezerwa no kunezezwa n'iyo yubire. Josia urakoze. Iyo kiliziya ibyijije ku rwego rw'igihugu hari ibyo ibiri guhimbaza. Ibuka niba mama we na papa we barashaje bari biziza yubire. Yego, iyo ari yubire wibuke ko bagenda banalistinga ibyiza bagezeho bavuga bati yenda twabyaye abana 5 tubarera neza, bamwe gikristo, bamwe bubaka ingo nziza, abandi bihaye Imana, cyangwa ibyo bagezeho urabyumva natwe tweze imbuto ku buryo buno. Kiliziya yo ibyizihiza ejo bone narabikurikiye nk'ukwemera icyo kwatumariye mu Rwanda gato kugira ngo ubone uko nsubiza. Nk'ubu L'Église catholique yazanye education mu Rwanda. Ibigo by'amashuri bya mbere byaba secondaire n'amakaminuza ni Kiliziya yabizanye. Ni na kaminuza ya mbere iriya yitwaga Université Nationale du Rwanda. N'amaseminari, amacentre de santé n'amahopitali munyamuyabona ya Kiliziya niyo yabize. Donc ahantu hose Kiliziya yakandagiraga habaga civilize. Kuko yakoroho nziza itura mu mubiri mwiza nyine babanzaga nyine kugira ngo umubiri ube mwiza nyine. Ubwo ibyo ni bimwe bafasha abantu kugeraho, bazanye amashanyarazi, bubaka imihanda, ariko noneho n'ukwemera kurakomera. Ibyo byose barabihimbaje n'ibindi yenda byinshi. Mwebwe muri ni igiki muzaba muri guhimbaza nk'ingaragu cyangwa muri iyo yubire yanyu? Cyangwa niki mwifuza ko iyo yubire yabafasha kugeraho? Ntago ari cyo twifuza, nicyo twizeye ko izatugezaho. Yego, hari ibyishimo byinshi umuntu aronkera muri yubire. By'umwihariko nk'abakristo, ku muntu wizeye wasenze yagiye kwizihiza yubire, hari icyo twita indulgensia aronkeramo. Ubwo indulgensia ku batazize twayisobanura nkaho ari ingabire cyangwa se ibyishimo ahabwa n'iyo yubire. Rero natwe hari ibyishimo byinshi twiteze muri iyi yubire, by'umwihariko nk'ingaragu. Icyambere nuko tuzasobanukirwa neza ese umuntu yagendana ate n'Imana mu mibereho ye ya buri munsi. Yego, mu buzima arimo, icyiciro urimo wabana n'Imana gute. Icya kabiri tuzaronkeramo, tuzasabana, tuzahura n'abantu nyine turi kumwe, dufite icyanga cy'ubuzima kimwe, nyine tubyumva kimwe, dusabane. Yego, hari n'inyigisho tuzahabwamo nyinshi zitandukanye ku buryo umuntu yabaho ubuzima bwe bwa buri munsi. Yego, ko wakwiteza imbere kuri roho no ku mubiri. Yego, Noella, buriya ntitwavuga ko urumva nkuko abidusobanuriye Josiane, muzahura nubwo mu kanya araza kubitubwira Odette,
muzahura muri benshi ingeri zitandukanye, abemera n'abatemera, ariko bashaka kwizihiza nyine kwifatanya namwe. Twavuga ko ingaragu akenshi n'umuntu utarashatse, udafite umuhamagaro, ashobora kuba ari umukobwa udafite umugabo cyangwa ari umusore udafite umugore. Twavuga ko bishobora kuzabera n'impamvu yo kuhakura abagabo bamwe n'abandi bagahakura abagore. Yego, nk'uko ubivuze, Josiane yarabikomojeho avuga ibyo tuzaronyera by'umwihariko muri iyo yubire. Wenda abantu tunavuga yuko abantu dushobora kuba confused, kubera yuko watanze itangazo rivuga ngo ni yubire y'ingaragu, ukavuga ngo buriya community igiye gutanga abagore, community igiye gusubiza ku mihamagaro y'abantu, ariko buriya uko Yezu yagutumiye, uko waje witeguye kwakira nicyo uronka. Nicyo uronka, ntabwo dushobora kujya kure y'ibyo ngibyo tuvuge ngo kuko nzaba naje muri iriya yubire hari ukundi kuntu ngiye gusubizwa, cyane ko twese tuba dufite ibibazo bitandukanye. Hari abafite ibyo bibazo by'imihamagaro n'iki, ariko kuko yumvishe yuko twakomeje gukomoza ku ngaragu, akavuga ibyo ari byo byose, hari hano ndakura umugore cyangwa ndakura umugabo. Ubwo Yezu agomba kuzabatamo rero. Igikwiye nicyo Yezu akora. Yezu aduhereza. Nkawe by'umwihariko nuhavana umugabo, tuzahura ikiganiro cy'ubutaha turi kubiserebura. Ubwo nzabatumira. Turi guserebura. Yego. Bandusubize Josia, wabwira abantu neza ukababwira amadeta yajyanye nabyo, ukabatumira ni bande, mera nk'uri kwamamaza, uri gutumira, bizabera he, bizaba ryari, bisaba iki, ibintu nk'ibyo. Urakoze. By'umwihariko community ya Emmanuel mu Rwanda itumiye umusore wese n'inkumi uri hejuru y'imyaka 29 kuzamura, utarashaka, utarabona umuhamagaro, yaba afite, yaba asengera muri hedini, yaba atagira hasengera, ntago ari bya Kiliziya Gatolika gusa. Turifuza ingaragu yose aho uri hose, uriwe wese, turagutegereje ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9, ni kwa gatandatu ejo bundi. Yego. Tukazamarana iminsi 2, tuzahagera kwa gatandatu saa 6, dusabane, tugire inyigisho duhabwa, tumenyane, bundi dukomezanye no ku cyumweru, tuze gusoza ku cyumweru saa 9 z'amanywa. Yego, ntago dukwiye kugira ikibazo cy'icumbi, kuko icumbi twarariteguye. Wangaragowe ntugire ikibazo cy'icumbi aho uherereye hose, waba uri Cyangugu, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu bice bitandukanye by'igihugu, ni karibu, turagutumiye. Ubwo donc icyo basabwa ni ukubona uburyo bahagera gusa, kwitegera. Icyo basabwa ni ugushaka tike y'urugendo, naho ibijyanye n'icumbi ndetse n'ifunguro twarabiteguye. Reka turagaruka mu kanya dusubire kuri mama wacu. Twari turi kuri Rugamba Sipiriyani. Rugamba Sipiriyani ni iki twamwigiraho muri no context ya yubire y'urubyiruko y'ingaragu ziri kwizihiza? Ni igiki, ni uwuhe murage yadusigiye wadufasha? Ubwo duhise twinjira hamwe, twari turi mu kanya. Uko Rugamba Sipiriyani yakoze Communauté de l'Emmanuel. Ubwo nituvuga Rugamba Sipiriyani turatuvuze na Communauté de l'Emmanuel. Ubwo turatuvuze n'impamvu ariho mwahisemo ko bizabera. Ubwo nibyo ugiye kutubwira. Icyo twamwigiraho Rugamba Sipiriyani kuri uriya munsi tuzaba twizihiza, ni n'iminsi 2, kwa gatandatu kuri 13 no ku cyumweru kuri 14. Kuhagera ni saa 6 kwa gatandatu, bikazasoza ku cyumweru saa 9. Cyumweru saa 9 n'igice. Yego. Ntangire ku cyo warusoreje, waravuze uti kuki ariho mwahisemo. Hari ahantu bavuze muri kiriya kibaya cyiza cyo munsi ya Sonatube umanutse hasi iruhande rwa Inirake, ni ikibaya cyiza cy'amahoro. Rugamba rero hahitamo, hari n'indirimbo yahimbiye avuga ngo uzajya hagera wese azajya aruhuka, ntihazagira uharirira. Kandi akavuga yuko yifuza ko umuntu wese nta uhejwe, yaba ari umuto cyangwa umukuru, yaba wishimye cyangwa ubabaye, bose bahahurira, bose bakahabonera amahoro. Mbega akaba ari ikibaya cy'amahoro, uhageze wese akaruhukira ku mutima wa Yesu. Ubwo rero icyo twamwigiraho nuko
Rugamba Sipiriyani yari umushakashatsi ukomeye, yari umunyabwenge muri iki gihugu, ariko kubera guhura n'Imana yaciye bugufi, navuga ngo yihambira ku Mana, mbega yegukira Imana wese. Iby'isi nyine asanga iby'isi ari ubusa, asanga gukunda Imana kuruta byose ari byo byiza. Urwo rukundo rero rwamutumye akomera ku Mana, nirwo rukundo ruyoboye na community ya Emmanuel, aho buri muntu wese twumva ko twakora igishoboka kugira ngo ahure n'Imana kandi agendane nayo. Burya Imana muri kumwe mukanagendana, yo imenya icyo ukeneye kandi ikakiguhera igihe gikwiriye. Ariko kandi tutakwibagirwa nuko twatumiye ingaragu, nkuko Josiane yaravuze ati ntawe uhejwe. Buriya mu ngaragu biratandukanye, turavuga ngo ni imyaka 29 kuzamura. Hari ufite 30, hari ufite 40, hari ufite 50, hari ufite 60. Urumva ko igihe cyo gutegereza kiratandukanye. Rero bishobora kuba umuntu aremerewe bitewe n'igihe amaze. Bikaba byatuma rero nk'umuntu umaze imyaka, ufite nk'imyaka 55 ategereje umuhamagaro, yahagera kumva araruhutse, akahumvira iryo jambo ry'Imana ryateganijwe, rikamuruhura umutima. Yego, ndabyumva. Isubiza Noella, ubona ari yihe imiruho yaravuze mu kanyo Odette ngo nta hantu umuntu agera akaruhuka kuri communauté de Emmanuel nkuko nyine Rugamba yabyifuje? Tugomba nyine kubispecifya nk'urubyiruko, nk'ingaragu, nihe miruho y'ingenzi ubona yugarije abantu bari mu cyiciro cy'ingaragu? Yego, urakoze cyane. Navuga yuko iyo miruho yugarije cyane muri icyo cyiciro twavuze haruguru, harimo ubushomeri. Harimo ubushomeri, hari ibibazo bitandukanye byo mu miryango tuvamo. Genda ubivuga nibyo byiza. Yego, hari ibyo bikomere, ndetse bikomere byose, ibyo byose ni ibintu byugarije urubyiruko. Hari iyo mihamagaro, umuhamagaro, ibyo byose nyine ni ibintu umuntu aba abona byugarije mu rubyiruko, ndetse by'umwihariko ku ngaragu turimo tuvugaho. Ego, Josia, hari abantu baraza yenda kutagira ibyo basobanukirwa, bagakenera kubahamagara. Mwavuga nimero, wavuga nimero, wese yavuga nimero. Hari izo nabonye, hari udutangazo turagenda dushyiramo, nabonye bona n'amanimero ariko mwanazivuga. Umuntu wumva yifuza kudusanga cyangwa se yagira ikindi yifuza kudusobanuza, yahamagara kuri 078 93 93 646, cyangwa benshi batangiye kubikora, murimo muriyandikisha, mukomeze mwiyandikishe. Nimero zacu ziriho 0788 77 55 29. Iyindi wahamagara ni 07 8 16 00016, cyangwa se 07 88 420 308. Ode, tugana ku musozo, nakubajije ibibazo byinshi. Ni iki wavuga kivuye ku mutima wawe ukurikije ibyo turi kuganiraho, wabwira abantu, ugira message ugenera abantu wumva utava hano utavuze, abadukurikiye none n'abazadukurikira? Icyo navuga nuko numva nishimiye cyane, nshimira Kiliziya Gatolika ndetse na communauté y'u Rwanda na communauté ya Dore Emmanuel kuba yaratekereje gutegura ihuriro ry'ingaragu ku buryo bw'umwihariko. Buriya abantu bafite ubuzima busa baba bafite umwihariko, niyo bahuye hari ukuntu baba bavuga ururimi rumwe. Buriya rero umunsi kuri 13 na 14 ingaragu ziteraniye hariya mu kibaya cya communauté de Emmanuel, bateze amatwi ijambo ry'Imana, icyo agaseke bazaba bapfunyikiye, numva ari ibintu ingaragu yose itari ikwiye kuvutswa.
cyane cyane abantu ingaragu zikuze bariya batibona mu rubyiruko ko hari igihe bavuga urubyiruko abandi bakavuga bashakanye cyangwa se abapfakazi, ariko ugasanga umuntu hari igihe abona nta cyiciro we ahamagarwamo. Rero nkaba nkeka ko ari n'ubwa mbere habayeho igikorwa cyihariye gitumiwemo ingaragu muri Kiliziya Gatolika. Nkaba nshishikariza buri wese ari umusore ari umukobwa kubikangukira no kuza kugira ngo nawe yakira izo ndurugence nk'uko Josiane yahoze abivuga, uwo mugisha, izo ngabire zidasanzwe Nyagasani azaba yateguye muri iyo minsi 2. yazatanga n'abagabo nanjye natangiye kubifiringa n'abagabo n'abagore. Bivuga ngo azatanga abagabo, ariko wenda ntago twabiseka kuko hari nibaza ko no mu gisope hari akaririmbo bavuga ngo imbere ya Kiliziya misa nkuri humuje. Bivuze rero na nyuma ya misa kuva kera n'abasekuruza bacu niho bashakiraga abageni n'abakobwa bo. Ubwo rero ibintu ntabwo azaba ari akantu gashyashya cyane, bizaba ari ibintu bisanzwe navuga biri mu muco w'abakristo, kuko urumva n'imbere ya Kiliziya barabahakuraga. Kandi ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye abahari Yezu n'Imana ibihari ku buryo iryo sakramento rishobora gutangira mu mitima y'abantu. Kandi Kizito yaririmbye ngo icyo usabye ngo nta sinzi ukuntu yabise ngo usaba Yezu ngo sinzi ngo yasabye ibyo usabye bijyanye n'urukundo arabiguha, ariko yenda ntiyavugaga turi kuvuga cyane, ariko iyo usabye nta buryarya kandi byerekeye ku rukundo arabiguha. Yego, ariko nabyo nyine ntago ushobora gukunda uwo mutahuye. Iyo ni abantu bahahurira ari benshi, niyo ngabire muri izo ndurugence, iyo ngabire nayo ishaka kubihari. Urumva n'abahanzi barabizi Abanyarwanda. Yego. Urakoze cyane. Muhe nawe atubwire, nawe tubwira akantu wumva wabwira abantu b'inshuti zawe baguforowinga n'abagiye kugutangira kuguforowinga kerekeranye n'ibyo turimo nonaha. Keza ka message bazajya bahora bapostinga. Yego. Iki cyambere nababwira nuko Yezu abakunda, nuko Yezu abakunda kandi abenshi twarabatumiye, kandi buriya ntago ari twe dutumira, ni Nyagasani utumira, ni Yezu utumira. Mwese rero karibu muzaze. Icyo nishimiye cyane nuko nago twibanze ku bantu bari hafi gusa, bari muri environnement tubamo, ahubwo nuko ntawuhejwe. Intara zose zaratumiwe zirabizi, cyane yuko no muri iriya minsi hari akanya tuzabona ko gusabana tukaganira tukamenyana, mbese na connecting nyine zabihari. Nzishimira kubona umuntu kuvugana n'ingaragu yo muri Gisagara, ingaragu y'Imusanze, Cyangugu, aho hose nyine mu Rwanda hose. Hari n'igihe Yezu yazabikora kwa kundi Odeta bivuze nyuma ya misa cyane rwose ntabwo uzi ukuntu Imana ikora. Wiwi urakoze. Josiane nawe tubwire aka message keza nyine abantu bazajya bapostinga wagenera abakunzi bawe ndetse cyane ingaragu. Aka message rero nabagenera nuko ingaragu tutakiri ingaragu, ubu twabonye ahantu tugiye kubera umuntu umwe, sibyo? Karibu muze muri benshi, wowe ubashe kubona iyi video ntuyihererane. Hari uwo musengana, hari uwo muririmbana, hari uwo mukinana agapira, ndakwinginze nawe ukamugeza aka message kuri 13 na 14 ntituzababure. Ni karibu. Usoreje kantu keza, ubu ntago mukiringara guhera ubu mu kwemera nyine mwabaye mariye cyangwa consacré, ariko bizajya mu bikorwa guhera kwa gatandatu no ku cyumweru. Twabaye umuntu umwe. Wiwi nta karirimbo se mwaturirimbira Karugamba Sipiriyani, noneho twarangiza Odete agahita agira n'isengesho ryo gushimira Imana. Akaririmbo Karugamba Sipiriyani, mikoro murazifatira kure kugira ngo zibakurure mwese. Akaririmbo Karugamba Sipiriyani ubwo wenda twavuga ku rukundo, n'ubundi twese duhujwe n'urukundo. Yego. Ubwo rero abavandimwe turi kumwe baramfasha. Murumve twana twanjye n'abarazurukundo,
murarugira intego mwese aho mujya hose rubabera umutako mwiza uhora ubarangara amanywa ari na nijoro ntihagire ikibakanga we muzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo murabe maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana nzahorana namwe nsimbura ibibarwanya wa mwanzi w'icyatwa ujya ubakurura mu cyaha nzamukubita ijanja mwimureba muhumure naratsinze n'imikurukundo ntihagire ikibakanga we nzaririmba urukundo rwawe igihe cyose nkiriho mubyinire nizihiwe ndata izina ryawe singizwa nzaririmba urukundo rwawe igihe cyose nkiriho nkubyinire nizihiwe ndata izina ryawe dawe uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago amena nyagasani Imana yacu twiyeguriye ubuzima bwacu twarabuguhaye kugira ngo ubukoreshe icyo ushaka turakwinginze kugira ngo muri iki gikorwa cyo gutegura yubile y'ingaragu ugushaka kwawe gusumba ibindi byose mu byo dukora mu byo dutekereza mu buryo dutumiramo abantu uburyo tubiteguye n'ibyo tuzaganira byose turagusabye kugira ngo roho wawe azaze azamure mu buzima bwa buri wese icyifuzo cyawe n'icyo umushakaho aba aricyo kizabona umwanya tubigusabye twizeye mu mwana wawe Yezu Kristo umwami wacu nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubahwe n'ubu n'iteka ryose amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina. murakoze.